iyi ndwara bita masturbation ni indwara yica ubuto kandi ntizari ku bukuru. Ni indwara yica imitsi yumva, ni indwara inyaga umuntu zenke ya buri munsi, kuko zenke ya buri munsi aba ari 2%. Yarangiza iyo iyijyanye urwara imitsi, ibyo urya ntabwo bikuyoboka, amaso apfa vuba, ubwenge burayoyoka, tuba ibimuga by'imigongo ku bitsina byombi. Ubwo ni ingorane ya mbere. Iyi ndwara yabambiye ingeso ni nk'izindi zose irangiriza, ndetse benshi basenyera bubatsi ibamaze nk'ubushobozi bwa kigabo cyangwa bwa kigore, cyangwa yangeso yanze gushira n'ubundi umuntu akazumva adakeneye uwo yashatse, ahubwo agakomeza gukenera kwisambanya. Tikinwaho rero, ariko dore bayivura barya. Umuti wa mbere uhembura bya bindi wajimije ni amapera. Igihe waba utayabonye aho ngaho uri, ariko hari imitobe yayo, ukoresha kunywa ibirahuri 3 by'umutobe wabyo, 3 mu cyumweru, ukawunyoye 9, ukazabikora ukwezi. Yaba ari amapera ubwayo ubonye, ugakoresha 3 ku munsi iminsi 7. Hirya yaho ukoresha n'inanasi n'urunyanya. Ibi bintu byitwa amapera 3, urunyanya rumwe, igice cya kimwe cya 4 cy'inanasi, yarangiza ugakurikizaho amashaza atekanywe n'ingano. Ibyo ni umuti wabyo. Hirya y'ibyo, kuko uravuga ngo hanyereye ntihuma, ikiza ni ugukunda kurara hamwe n'abandi, kuko iyi ndwara ikunda kwigotana abanebwe ku manywa birirwa baryamye, igakunda kongera gufata abantu baba bonyine ninjoro. Yarangiza niyo mpamvu ariho ikindi cya 3, hari imyemerere ipfuye ibwira abantu ko ari bwo buryo bwiza bwo kwirinda gusambana. Ubusambanye nabi kurutaho. Simvuze ngo ujye gusambana, ariko ibyo byo ni bibi, kuko wibona buri gihe, yarangiza ukaba wifiteho umwanya uhagije, ukangirika, bikazaba ubumuga burambye. Uyu nawe yabajije ati mungira inama, ati nkora imibonano, ati nyuma y'umunsi umwe nkazana amashyira mu gitsina, ati nafashwa n'iki? Ni byiza igihe twivuza tuye tubanza twazirikana neza uko byagenze. Nta muntu wenda kantanga umuti gusa. Ni ibiyiko 3 by'inzuzi z'ibihaza, ukazirya mu gitondo utaranywa amazi, ukazanywa amazi nyuma y'amasaha 2 cyangwa 3. Ukarya karote 2 ku manywa ugiye kurya zikabanza, ukarya uduheke 3 twa tungurusumu ugiye kurya nimugoroba tukabanza. Iyo ni iminsi 7 ubikora. Ufata romare cyangwa ibyatsi bya time, cyangwa igisura, cyangwa icyatsi bita imbatabata bita plante majere mu Gifaransa. Ibi byatsi uko ari 4, kimwe muri byo bishobora gutekwa cyangwa bigatekegwa hamwe uramutse bifite, ukabiteka muri litiro 4 z'amazi, ukayungurura. Aya mazi tari yaba yaze kandi adatwika, ukayicaramo, bivura infection urinaire. Dushimira Imana iduhaye n'ubundi aka kanya, aho tugiye gukurikiranira uko umuntu afata neza izabukuru. Ntabwo tujya kure cyane yiba bikenewe, ahubwo uyu munsi turashaka kureba neza uko umuntu afata neza izabukuru. Izabukuru rero zigira ibitero byazo, cyangwa se gukura cyangwa se gusaza, wenda nubwo ari ijambo ridakundwa na benshi. Akaba tugiye gukurikiranira hamwe gusa, ariko ijambo riwe rishingiye gusa ku kantu gato cyane. Ahantu hatubwira muri Yobu 22 umuntu 21 n'uwa 22 haravuga ngo iyuzuze nayo ubone amahoro. Iri jambo kwiyuzuza nayo ukabona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ndakwinginze wemere amategeko ava mu kanwa kayo n'amagambo yayo uyashyire mu mutima wawe. Nugarukira ishobora byose ugashyira kure gukiranirwa kure y'urugo rwawe, uzakomera. Aha bigaragaye neza ko mwene muntu afite andi mahirwe yakurikiza kandi akagenderamo kandi bigacamo. Akaba dusabwa kubaho, ariko tunazi nuko ubuzima buriho kandi buzanasoza, kandi hari byinshi. Ntabwo turubuje muri birebire cyane, ahubwo mu gitabo
cyitwa ibyo bita profiter de la vie, guide pratique pour vivre mieux plus longtemps. Inama zatuma umuntu abaho neza kandi akazarama. Mu gitabo, muri icyo gitabo page mu kigwa cyacu cya 5 hatubwiramwo amagambo menshi ariko nshaka ko tuvugaho gusa gato. Dore ibintu byibasira abamaze gukura, ubwo ni ukurenga imyaka 50, kuva ku myaka 50 kuzamuka. Indwara zibasira nicyo bita perte de vision, ni ugutangira kutareba neza, perte d'audition, kutumva neza, amatwi agatangira kumva ibyo bita ibihurihuri. 3, refroidissement, rhume et grippe, gukunda kugira imbeho, ibicurane ndetse n'indwara z'umuriro. Ku ndwara ya 4 ni constipation et hémorroïde. Yarangiza icyo nacyo kikaba ikindi kibazo, rhumatisme et douleur de dos. Indwara ya 5 ikunda gufata abakuze ni rubaga impande no gukunda kuribwa n'umugongo. Yarangiza incontinence urinaire, kudashobora kwifata mu gihe cyo kwihagarika ugasanga umuntu atagishoboye kwiyobora. Osteoporose ni imwungwa ry'amagufa. Hypertrophie de la prostate, ku bantu b'abagabo noneho habaho kubyimba prostate. Insomnie, kubure kw'ibitotsi. Yarangiza ati arthrose, ni ukugwara indwara zo mu ngingo. Varice flebite, yarangiza gukunda kwipfundikanya kw'imitse. Yarangiza affronter la douleur, yarangiza uko noneho n'uburibwe bupfa kubarya aho buturutse hose. Rero kuko umugambi ari ukwiga ibi bintu mu ncamake kugira ngo nibura buri wese amenye icyakorwa mu gihe ngiki, reka turebe ngo mbese umuntu ikibazo afite ari ukutareba neza yakora iki. Ngiki cyo tugiye kureba, bititaye ku bakuze cyangwa umuntu ureba wese abakeneye amabara 3 y'imboga. Abakeneye ibara ry'umuhondo, abakeneye ibara ry'icyatsi kibisi gitsibaze, abakeneye ibara ry'umutuku. Ubwo se bishatse kuvuga ngwiki? Uyu muntu akeneye karoti, akeneye epinari, agakenera na beterave cyangwa se urunyanya. Izi mboga uko ari 3 ziramutse zihuriye mu byurya, wenda bitetse cyangwa se ari bibisi, ukarya mu mushongi wazo, iyo winjira mu musokoro amaso yongera kugira ubushobozi bwo kureba. Niyo mpamvu igihe cyose umuntu afite ikibazo cyo kureba aje yumva ko byanze bikunze wenda nyarukiye hafi nkagarukira asa nahoroshye, ni ukubabwira ngo icyo bitare 5 sense, inzira z'ubwenge 5 zose zijya zikosorwa n'imboga, zigakosorwa n'imbuto. Inshamake yabyo yose niyo, ni ukuvuga ngo igikosora amaso kiba gikosoye n'amatwi, igikosoye amatwi kiba gikosoye n'amazuru, igikosoye amazuru kiba gikosoye n'ururimi, igikosoye ururimi kiba gikosoye n'uruhu. Noneho yarangiza ubwo muri magufi dukwiriye kuzirikana neza ngo mu mirire yitabwaho ku bantu bari gukura n'abashaka kuzasaza neza, bakwiriye kwita kuri ibyo bintu byombi, imbuto n'imboga, batabivanze, ahubwo bashaka ngo baje bareba neza. Wakwibaza uti se barebye neza bibyaye iki, bimaze iki, bikoze iki? Ndagira nti tugomba no kumenya ati uyu we yaravuze ati que puis-je faire pour prévenir les cataractes? Nakora iki ngo nibunda n'irindi ndwara y'ishaza? Je suis une femme de 50 ans et je sais qu'il y a de fortes chances que je souffre de la cataracte. Nkabanzi ko maze kugwara ishaza mu jisho, car aussi bien ma mère que mon grand-père ont dit sans faire opérer. Akaba rero aravuze ati kuko nzi ko mama wambyaye ndetse na sogokuru barabirwaye kugeza ubwo babarwa ijisho. J'aimerais pourtant pouvoir prévenir les problèmes. Numvaga rero nakwikingira icyo kibazo, et peut-être ne sera-t-il pas nécessaire de m'opérer? Que puis-je faire? Aravuga ati rero hari igihe ndi kubona bitazaba ngombwa, sinkeneye kubagwa, ndashaka kucyo nakora ngo ne kuzabagwa ishaza kuko abo nkomokaho bose bararwaye. Yarangiza ati mbigenze nte? Parakomera ati bien que l'on ne puisse pas en garantir le résultat, nubwo nta bwishingizi buhagije we n'umuntu yatanga, protéger les yeux. Intambwe ya mbere uzirinda amaso yawe. Éviter tout coup et l'exposition excessive à la lumière solaire ou au vent. Amaso yawe yarinda izuba ryinshi kandi uyirinde n'ahantu hari umuyaga.
utiliser toujours des lunettes solaires igihe cyose hari izuba ryinshi ijya ukora ibyo ukora ariko ufite indorerwamo cyangwa se lunettes zihangana n'izuba. Bloquer les rayons ultraviolets et mettez un chapeau. Avuga ati ndetse igihe izuba ribaye ryinshi ubwo bari guha inama abashaje batije ugerageza no kwambara ingofero. Ku ngingo ya aho ngaho ni ukurinda amaso, aho bakubwira ati izuba n'umuyaga bishobora kugira icyo bitwara ijisho. Ku ngingo ya kabiri ne pas fumer. Itabi nubwo bamwe ari mu muco abandi bakaba baramaze kubimbata yaryo, ariko itabi riri mu bishobora kugira ingaruka ku maso. Ku ngingo ya gatatu inclure des éléments suivants dans votre régime habituel. Gerageza gukurikiza ibyo kurya bikurikira ubivange mu byo kurya by'imirire yawe isanzwe. Ibyo ni ibihe rero? Alors tout sont expérimentalement reconnus comme préventif de la cataracte. Ibi byo kurya bigiye kuvugwa hepfo bitari byavugwa amazina bishobora kurinda umuntu kurwara indwara y'ishaza. Bavuze ati vitamine C, beta carotène, on retrouve dans les agrumes, carottes, courges, mangue et poivron jaune. Yarangiza ahangaha kugira ngo umuntu arokoke ishaza akeneye vitamine C n'ibindi byose bifitanye isano na vitamine A, akaba muri ibyo havuzwemo ibi bikurikira. Ukeneye ibintu byose by'imbuto zibyara amazi cyangwa se bigira imitobe yo mu bwoko bwa agrime. Akaba rero agrime ni citron, ni indimu, na amaronji, nibyo biti bisacungwa, ni mandarine, ibyo bifite nk'isano ya bugufi yaho ngaho gusa nizo bita agrime. Yarangiza zirakenewe, vitamine yazo igira ikifasha amaso abantu ntibakunda kugwara ishaza. Ku ngingo ya kabiri le carotte, nubwo bamwe twayikurikiranye ejo, ariko carotte irakenewe mu buzima ndetse kuba twumva iyo umuntu yarwaye indwara y'uruhu yo mu bwoko bwitwa vitiligo. Yarangiza ibyo umuntu yemerewe gukoresha imwe buri munsi akarangiza iminsi 30 kugira ngo akwereze iyo ndwara y'uruhu yo mu bwoko butuma abantu benshi cyane bayirwara barabuze melanine, akaba bayikwiriye. Yarangiza iyo ni karoti, akaba rero ituma n'umuntu areba neza. Ku ngingo ya gatatu courge, noneho ahangaha ni ibihaza nabyo bifite aby'abarundi bo bita umwungu. Yarangiza twe tubyita ibihaza. Yarangiza abaswahili bati ni mabogi, noneho cyangwa se maboga, ibyo byombi wabuvuze bakumva abaswahili. Noneho ati manga, ikindi gituma umuntu atagwara ishaza ni umwembe. Uretse kuba ufashije mu gutuma amaso y'umuntu aba mazima gusa, uretse karoti kubifashije, uretse kubigihaza kuba gifashije, uretse za mbuto zo mu rwego rwa agrime ziba zifashije, ariko aha haratubwiye ngo umwembe w'ubwawo gusa uri no mu bintu bifasha cyane mu ko icyo bita depilation, mu koza umubiri w'umuntu, kuko iyo nabwo tubimenye hari amahirwe twaba dufite mu gihe ngiki aho buri wese atapfa kurangara gusa, ahubwo turiho mu gihe uwari we wese akwiriye kuyazirikana ibisabwa n'ibibuzwa, kuko abantu benshi cyane bakunda kubaho ariko batazi ibyo bakingira. Ahangaha ni uburyo bwo kurinda amaso muri rusange, ariko cyane ku bakuze. Ariko nubwo tuvuga ku bakuze, hari ibyo bita poivron jaune. Ikindi nacyo kirinda indwara y'ishaza ni utwo bita poivron jaune. Poivron habamwe izitukura, hakaba ngo poivron z'icyatsi kibisi gitsibaze, hakaba na poivron z'umuhondo. Yarangiza abenshi batazizi bazita ibisenda binini, ariko ntabwo ari urusenda, nubwo nayo ari ikirungo, ariko irakenewe cyane kugira ngo utazagwara ishaza igihe cyose waba utangiye kukabakaba imyaka 50. Ariko tunibukiriza ko uriya w'icyatumye bitinya nuko nyina yarirwaye na sekuru yarirwaye, ubwo bivuze ngo ryamufata mbere. Hari abantu benshi cyane uyusa ugasanga barwaye amaso batari bagira no ku myaka 20, abandi bakayirwara bafite imyaka 30, abandi batangira kuyarwara bafite imyaka 40. Ubwo abari ikimenyetso cy'ingorane batejwe n'ibyo iniherekanyamurage n'indemano y'ababyeyi babo. Noneho kubw'ibyo, kubwo kurinda amaso yawe ukeneye karoti, ukeneye agrime zayo twazivuze, ukeneye ibihaza, ukeneye umwembe, ukeneye poivron y'umuhondo. Ubwo kugira ngo nibura vitamine C y'umwo irakenewe cyane. Ku ngingo ya gatatu, protéine, on retrouve dans les bêtes,
les épinards, les brocolis, choux de Bruxelles, poivre, vert et autres légumes à feuilles vertes. Igihe cyose imboni itangira kugabanuka, igihe cyose imboni itangira kuba nto, igihe cyose imboni ipfa, ukeneye izi mboga zikurikira. Ukeneye imboga bita bete, ukeneye imboga bita epinari, ukeneye amashu yo mu bwoko bwa chou brocoli, ukeneye ibyo bita chou de Bruxelles, yarangiza ukeneye poivro y'icyatsi kibisi et autres légumes et feuilles vertes, n'izindi mboga n'andi mababi iyo icyatsi kibisi gitsibaze. Nuvuga ngo hariho ibyo twita légumes, ni sogo, ni persile, yarangiza ariko hakaba n'ibyo twitwa les potagers. Yarangiza ibyo bita légumes potagere, ni nk'igihe wajya kurya ukarya igisura, n'igihe warya kapusine, ni ibintu bisanzwe wakwibwira ko ari indabyo ariko bikaba bifite akamaro ku mubiri w'umuntu. Ibyo byose nabyo birakenewe kugira ngo imboni ye gupfa, he kuza mwishaza, ahubwo hari n'abandi nabo imboni irapfa bakaba bakeneye iki kintu. Rero nubwo twavuze ku basaza, reka tuzirikane ko atari abasaza gusa, ahubwo buri muntu wese waba akeka ko kubw'amatara ahoraho, kubw'izuba ahoraho, kubwo guhora asoma, hari impamvu nyinshi zatuma uyu muntu amererwa nabi. Ku ngingo ya gatatu yo gukingira amaso ni vitamine bita E. Iyi vitamine E on la trouve dans l'huile d'olive vierge et les oléagineux. Akaba nibura vitamine E nayo irakenewe kandi iboneka mu mavuta ya elayo iyo yakamuwe neza mu rwego rwa mbere, ndetse n'ibindi binyamavuta nka soya, nk'ubunyobwa, nka noix de coco, noix de cajou, noisette, pinyo, yarangiza sesame, ibyo byose tournesol, ibyo bihwagari, ibi bintu byose vitamine E yabyo ifasha amaso kutarwara. Mu byo dusaba kugira ngo c'est nécessaire aussi de consulter les médecins. Ibi nta nubwo bitindaho cyane, bavuze ibindi byinshi cyane. Renforcer les précautions en cas de diabète, tekereza gendera ku mategeko ngenga igihe cyose waba ufite ikibazo cya diabète ko nabwo ushobora gupfa amaso. Noneho kubw'ibyo ndagira nti ni vitamine C twabonye ahiva, ni bituma imboni ireba neza, ni vitamine E. Noneho n'ukugenzura bakoresha n'ijambo ngo conserver un programme d'exercice physique de préférence vigoureux. On sait qu'aujourd'hui que l'exercice est un antidote de la cataracte. Ati bizwi neza ko abantu kujya bakora imyitozo ngororangingo bashyizemo akabaraga, kuko kutayikora nabyo bishobora kugira uruhare mu kwica amaso. Ariko iyo tuvuze ko umuntu ajya gukora siporo, ntabwo bivuze ko siporo ntabwo nziza ari kugiye mu muhanda gusa, ntabwo ari kujya kubisikana n'imodoka gusa. Mu miterere kirabura abantu benshi cyane bakunda gukorera kurebwa, kwambarira kurebwa, kuryara kurebwa, kubaka inzu kugira ngo bamurebe, inkweto kugira ngo barebe. Mbese mwirabura yarisuzuguye cyane ku buryo batamurebye yibwira ngo ntibyaciyemo. Oya mujye muzirikana ibyo bita kujijuka. Iyo ugiye gukora siporo, ugiye gukora ibyo bita exercice physique, yarangiza ukaba ugiye kwirukanka, si ngomba kubanza wajya muri kaburimbo n'imihanda myinshi igendwa ngo ujye kubisikana n'imodoka ziri kwatsa motere, benzini kazamuka, umuhanda wuzuye imyotsi, nawe uri kwahagira ngo uwo mwotsi wongere umumire, yarangiza ibihaha wari ushaka ko byera bikaba byiza ngo bibirinduke kandi byongere bibumukara nk'iby'unywa tabi. Ahubwo abandi urareka ukajya kujya kwiruka, jya kureba ahantu mu ishyamba, zamuka agasozi, ubiri byuya ariko uhumeka umwuka w'ibiti wa cyprès bivura mu bihaha, w'intusi zivura ibihaha n'amahwima. Ibyo aho hantu heza hatunganye, hatagira umusarani, ntihagire boulangerie, ntihagire umwotsi wa motere, ntihagire amakwizi, imbabura ziri hafi, ntihagire ibikoni biri hafi. Aho niho heza ho kuzamuka. Niyo mpamvu bira nibura no kwita kubisikana na moto, bisikana na fuso, bisikana na izindi zose zinzego zose si byiza. Ibyiza bakurebye ariko ukarwara bikumara iki? Ibyiza ni ukwivura neza. Aha rero harakenewe cyane, kandi ngo abarwaye diabete nabo bagomba kureba ko byanze bikunze hatari ukuntu iyo ndwara iya. Noneho ikindi kigenzurwa nibyo bita jaunissement du cristallis. Ni igihe ujya kubona ukabona ijisho ry'umuntu imboni ye yabaye umuhondo.
ibyo nabyo bigomba kugenzurwa hakiri kare. Yarangiza mvuge nti ntabwo nirirwa njya kure cyane nitaye kuri iyi ngingo, kwari kumenya neza ko indwara ya mbere ikunda gufata abasaza ni ukutareba neza. Ku ngingo ya kabiri y'iyi ndwara byonyine ubwabyo gusa, reka ndangire abantu bo byanze bikunze ibyo kurya byatuma turindwa iriya ndwara bakoresheje iri jambo ribabaje ariko ryiza nta kundi. Aravuze ngo bivuga ngo contre chez moi santé argent je choisis la santé. Ngewe imbere gihe banshyiraga imbere ibintu bira amafaranga n'ubuzima, nahisemo ubuzima. Ubwo urukumva ko guhitamo neza, abantu benshi cyane bahitamo amafaranga kuruta ubuzima bwabo, kandi ubuzima nibwo butunzi. Niyo mpamvu amagara ngo ntaragira umwasama, niyo mpamvu ngo yaterewe hejuru buri wese asama aye. Ni byiza kuzirikana ibi bikurikira: uzaba ugize neza n'urya amashu, uzaba ugize neza n'urya puwaro, uzaba ugize neza n'urya pavuro, uzaba ugize neza n'urya epinari, uzaba ugize neza n'urya tangawizi cyangwa se ukayinywa mu icyayi cyangwa se ukayivanga mu byo kurya urya. Ibyo byose nabyo bituma amaso y'umuntu areba neza. Reba ati nitaye kuri ngo hari akandi kenewe nicyo bita zinc. C'est un minéral réduit le risque de dégénérescence maculaire, ralentit son développement. Ati ibi nabyo bituma ibi bintu by'ingingo zacu z'umisaya z'amaso byose bikora. Si on reprend un complément alimentaire, uramutse kujya kunda gukoresha zinc cyane, il faut le faire avec modération. Consultez votre médecin ou pharmacien. Par contre, il n'y a aucun risque de surdose en prenant des aliments qui contiennent gingembre, haricot, noix et soja. Nyamara wabugirene kujya kwa muganga bakaguha zinc ntabwo hari igihe byagira ingaruka, ariko hari ahandi wakura zinc kiwugira icyo uba. Ni muri tangawizi, ni mu bishyimbo, ni mu cyo bita noix de coco ndetse no muri soya. Aho rero uzaba ufitemo zinc yatuma utagira ikibazo cy'amaso. Perte d'audition, kutumva rero. Aya matwi yacu nayo hari igihe kibaho umuntu akajya avuga ariko kavate isubiramo ntabwo numvishe neza. Ibyo nabyo ni indwara zo mu busaza. Izi ndwara zo mu busaza zigomba kwitonderwa nazo. La perte d'audition due à l'âge est un phénomène très généralisé. Kutumva bitewe n'imyaka cyangwa se n'ubukure kimaze kuba rusange. On observe une chute légère mais constante de cette faculté à partir de 40 ans. Nukuri kumva bigenda bigabanuka buhoro buhoro uhereye ku myaka 40. Uriya yashatse kwivuza amaso afite imyaka 50, uyu we yatangiye kuvuga ko akaga ashobora gutangira ku myaka 40. À 65 ans, une personne sur 3 souffre de problèmes auditifs. Ku myaka 65 nibura imyaka 65 aba umuntu umwe muri abantu batatu aba afite ikibazo cyo kutumva. Et une sur deux souffre de perte importante à 85 ans. Kandi muri umwe muri babiri abamaze gupfa amatwi bageze ku myaka 85. Rero ku bw'ibyo les risques de cette décret sont nombreux. Ati igihombo cyo kugwara indwara y'amatwi ni byinshi cyane, et quelques-uns sont même graves. Byinshi cyane, ibihombo bikomeye cyane bitera perte importante d'information, ukutumva amakuru bakavuga ntumenye ikivuzwe. Yarangiza kabiri risque d'accident, hari igihe byabyara impanuka kuko bitewe no kutamenya amahona ari nyuma ya kubyara ikibazo. Honte, irritation, frustration. Yarangiza umuntu tumva akunda gukorwa n'isoni, agakunda kurakara ubusa no kwibwira ko yahemukiwe. Perte d'indépendance. Yarangiza kwiyobora bikamunanira no hakaba dépendant, à ne pouvoir plus effectuer beaucoup d'activités sans l'aide de quelqu'un. Kuko utacyumva ntabwo ajya ashobora gukora imirimo yawe nyine, ajya kwivuza akabanza ashaka imperekeza, yaba ari gucuruza agashaka imperekeza, yaba ari guciriranwa agashaka undi wumva, yarangiza yaba agiye gutanga ikibazo cye akabwira undi ngo namwumvire, mbese agatangira kuba depanda. Ubwo kwiyobora bikagenda bigahura n'ikibazo navuga nti bikomeye. Turikibuka ngo byanze bikunze uyu muntu ntibigarukira gusa diminution de la capacité cognitive suite à la fermeture de la voie auditive de l'apprentissage. Yarangiza imbaraga zirashira, isolema, solitude. Uyu muntu akunda guhura no kuba wenyine n'ubwigunge, depression, ariheba. Yarangiza niyo mpamvu gufata ibintu byose byakoreshwa ngo umuntu yirinde ari byo bintu bikenewe cyane. Nibura
nibwira nti wenda navuga ngo za mboga zafite icyo zimariye amaso ziramufashije nawe. Niyo mpamvu tugeze rero ku ngingo ya gatatu, za mboga zose zafashije ugwara amaso bifite n'icyo zimariye ugwara amatwi, cyangwa se izatuma amaso areba zizatuma n'amatwi yumva. Umushongi w'imboga n'umushongi w'imbuto urakenewe mu gutunganya amatwi n'amaso byawe. Ntukakunda akaryoshye gusa kandi wahisemo, ibyo nabyo birakenewe ngo we kuzajya wumvirwa kandi we kuzareberwa, kuko ubwo buzima bwombi kureba no kumva nizo nkingi ziduhuza n'icyo bita monde extérieur. Hanze y'ahangaha twahuzwa naho no kureba, urabikeneye cyane. Rero arangiza ku ngingo ya gatatu, refroidissement, bakunda gukonja. Isukari ikunda kubashira bitewe no kuba barakoresheje ubwenge igihe kirekire. Ibiryohera iyo utabonye ibiryohera buri gihe bakunda gukonja cyane. Yarangiza rime, bakunda kugwara ibicurane. Yarangiza bakunda no kugwara grippe. Noneho ati prévention, noneho kugira umuntu abyikingire, prévenir les rimes est d'importance primordiale pour personnes âgées. Ati kwikingira iby'ibicurane ni ikintu gikomeye ku bashaje. Souvenez-vous des conseils suivants et appliquez-les aussi souvent que possible. Zinama zumve kandi uzazikurikize bishoboka. Éviter le contact avec des personnes arrimées. Umuntu wagwaye ibicurane ntukamwegera uri gusaza. Automne et en hiver, urugaryi iki n'impeshyi uzabyigire kure cyangwa se uzajye wikingira kubwiye mpamvu aho ngaho. Nepati bavuze byinshi cyane. Se laver les mains au savon plusieurs fois par jour à sécher avec une serviette personnelle. Yarangiza umuntu umaze gukura akwiriye gukaraba buri munsi, agakaraba isabune. Yarangiza kandi yamara gukaraba akihanagura afite serviette ye bwite. Yarangiza akakugira ngo atagwara ibicurane. Et pas se frotter les yeux ou le nez avec le main. Yarangiza ntabwo ari byiza kubyiringira amaso n'amazuru ndetse ukoresha ibiganza. Faire avec un mouchoir propre car ces voies sont d'accès levé de virus. Kuko ibiganza bikunda kuba bifite udukoko. Ubwo ni byiza ko umuntu areka kwibiringira ahubwo akipfuna cyangwa se akihanaguza umuswara. Préparer son repas personnel avec des ingrédients naturels en évitant les friture et les sucreries. Umuntu wese umaze kuba mukuru kugira ngo itazagwara grippe cyangwa se indwara z'umuriro ndetse n'izo rime ari byo bicurane, uyu muntu akwiriye guhunga ibintu byose byatekeshwa mu amavuta, ifiriti ndetse n'ibinyasukari byose. Bien dormir puis arriver rester actif. Yarangiza uyu muntu akwiriye kuyaryama neza, kandi kugira ngo azaryame neza ko amaze gukura akwiriye kuba umunyamwete. Nta musaza ukwiriye cyangwa umukecuru akwiriye kuva ko bakwicara kwishyiga gusa cyangwa mu ntebe ngo atuze ngo yibwire ngo ubuzima buzacamo. Oya, yokora uruhe, yugendagenda aho mu rugo. Umukecuru nagerageze kureba gupfura utwatsi, umusaza nagerageze gutembera mu mbuga, nagerageze kunyura inyuma y'igipangu, nagaruke hafi. Yarangiza niba ashobora guterura naterure. Yarangiza ibyo byose kuko bituma umunaniro utera gusinzira neza. Boire suffisamment d'eau en dehors des repas. Umuntu uri gusaza kugira ngo atazagwara grippe cyangwa atazagwara ibicurane, yarangiza akwiriye kunywa amazi ahagije kandi atari kurya. Cela facilite le nettoyage et l'élimination de substances nocives et vous maintiendra hydraté. Ibi bintu byo kunywa amazi utari kurya bizoza umubiri wawe, bizasohora imyanda myinshi cyane itemewe kandi bizatuma umubiri wawe uhora woroshye. Prendre un peu de soleil chaque jour. Uzajya ugira igihe cyo kota izuba buri munsi. Nubwo turi kujya mu majyambere, bamwe birirwa mu mazu akomeye, abandi bakirwa mu etage, kuzabona izuba akabona imirase gusinyira mu madirishya. Yarangiza kubona aho bota izuba bikabagora. Abandi benshi cyane bari mu mavundi, abandi benshi cyane bari mu kajagari k'amazu, abandi benshi cyane ntibagira naho barambika intebe yo hanze. Byonyine ubwabyo gusa izuba rero naryo ryakenewe ku bantu bakuze. Yarangiza ati kubera iki serape couper le développement d'un début de rime ou de grippe. Ibi bishobora kuburizamo ibicurane cyangwa indwara y'umuriro. Maintenir le toni de son système immunitaire en. Ati kurinda ubutaraga bwawe bugahoraho ukoresheje ibi bikurikira. Prendre vitamine C, une orange ou un kiwi par jour. Birahagije ko umuntu yarya vitamine C, akarya orange imwe cyangwa se itunda rya kiwi. Yarangiza bibaho. Préfère ati éviter l'alcool, le tabac et le sucre. Umusaza ushaka kugira ngo asaze neza adahorana mu bicurane akwiriye kwirinda inzoga, itabi ndetse n'isukari. Ingingo ya gatatu, buvant une infusion quotidienne
deshinase yarangiza hari ibyatsi binyobwa nk'icyayi nabyo birakwiriye ko abinywa buri munsi faisait de l'exercice régulièrement mais modérément akora imyitozo ngororangingo buri munsi ariko ikwiranye n'imbaraga ze anguko kuko ati rero none se yayirwaye yakora iki gargariser avec de l'eau salée une cuillère à café dans un verre d'eau tiède yarangiza ou avec lequel contient du thé d'étané qui fortifie la muqueuse byaba byiza ko yagira ibyanywa yarangiza kunywa amazi arimo gakukuruse k'umunyu kuba hari twatsi yatetse boire de jus de citron akwiriye kujya agira igihe cyo kunywa umutobe w'indimu adusi avec du miel akaba uyu mutobe urimo ubuki ngo ni amazi akamurimo indimu arimo n'ubuki boire des infusions eucalyptus et menthe ushobora gufata menthe ukayiteka cyo bituma umwenya w'ishyamba cyangwa se wo mu gihugu cyangwa se wo uhingwa ndetse n'intusi yarangiza ugateka ukanywa ibyo nabyo byose bivura grippe yarangiza bikavura ibicurane iyi ngingo nashatse ngo nibura buri wese wabwirwa n'ikise kumureba kunda gusarara kumva ufite umunaniro w'ikirenga kumva amazuru yazibye kumva ufite intege nke kumva ucitse intege kumva uribwa n'umutwe kubabara mu muhogo kuribwa mu mihore no mu ngingo ndetse kumva ucitse ibikabu ufite umuriro mwinshi ibyo byose nibyo bimenyetso by'uko grippe cyangwa se umuriro byagufashe bakozesheje inama nyinshi ntabwo nshaka ko tujya ku ngingo nyinshi cyane iyo yari ingingo ya gatatu y'indwara zikunda gufata abakuze ariko nabo bagomba kwirinda kugira ngo nibura be kuzasaza nabi ku ngingo ya kane batubwira ngo ibyo bita constipation et hémorroïde iyi ndwara nayo ikunda gufata abakuze nubwo n'abatoyi bafata yarangiza ni impatwe ndetse n'akarizo la constipation et les hémorroïdes sont souvent liés car ces deux mots ont les mêmes origines bisa naho bijyanirana impatwe n'akarizo kuko bikunda kuba mu karere kamwe cyangwa se bikomoka hamwe c'est une certitude que ces affections apparaissent plus souvent au troisième âge qu'à toute autre étape de la vie abakunda kuyigwara baba bashaje il est donc fondamental de connaître le moyen de les éviter ni byiza ko abantu bamenye ko bahunga karizo ariyo bita hémorroïde na constipation ariyo mpatwe iyo abarundi bita kugumbiza yarangiza elles sont en grande partie due à des modes de vie et à des habitudes abenshi cyane babiterwa n'uko babayeho qui une fois changé peuvent les prévenir ou les corriger uburyo bahinduye imibereho byabafasha cyane cette unité donc consacrée aux moyens de prévention et de traitement les plus notables des maladies fort gênantes cyane cyane amateka agiye kukurikiraho ugomba kumenya neza ngo afasha abantu bose cyane cyane izi ndwara zombi zigweho comment prévenir et corriger la constipation none umuntu yakosora ate impatwe dore icyo yakora boire plus de liquide ugomba kunywa ibinyobwa byinshi un homme de poids moyen doit boire en dehors des repas un minimum de 7 à 8 verres d'eau par jour et une femme de poids moyen 5 à 6 verres umugabo ufite ibiro byo ku rugero rwiza akwiriye kunywa ibirahure 7 kugeza ku 8 umugore bagiye kunganya ibiro yarangiza nawe akanywa ibirahure 5 kugeza kuri 6 ubwo ni uburyo bwiza bwo kwirinda imbatwe no kwirinda karizo ingingo ya kabiri se rendre aux toilettes car besoin sans fait sentir igihe cyose ukubiwe ntukazimanganye uvyo ugenda ni nayo mpamvu umuntu ajijutse ahantu hambere ugeze mu migi ya kure hatari iwanyu ikintu cya mbere ubanza kugera nubwo yaba ari umugi w'iwanyu igihe wageze ahantu hari gare yubanza ureba ibintu bibiri bikomeye ureba aho bituma ureba aho barira ubwo restaurant EWC noneho byo cyangwa se toilette yarangiza ibyo ujijutse utaramenya ibyo ubwo se nuhagera ushonje uzariraye ubwo se nuhagera ugiye kwituma uzabigenza uti ibyo byombi biragenzurwa nacyo biri mu mbaraga y'ubujijuke ni bibi kuba gutura hano umugi wose wabutuye mariko butaza aho bituma naho barira yarangiza ku ngingo ya kabiri yo kuvura iki kintu aravuze ngo se rendre aux toilettes ingingo ya gatatu prendre suffisamment de fibres kurya ibyo kurya bigira ururenda bworoshya mu nda byoroshya mu nda les fibres ajoutent du volume au sel iyo umuntu arya ibyo kurya bifite ururenda cyangwa se byoroshya mu nda
bituma umuntu yituma neza. La meilleure stratégie est de manger des aliments riches en fibres et en état naturel. Byaba byiza rero umuntu ariye ibyo kurya bikungahaye kuri ibyo bikururuka cyangwa se binyerera bikoroshya mu nda. Ibyo se ni ibihe? Fruit mu mbuto ni ibi, ni imbuto zitwa poire, ubwo nabari mu mahanga bazabizirikane. Banane ubwo ni imineke, orange ni amaronji, fraise ni inkeri. Naho ibindi, la pomme et le gratteur intestinal qui corrige aussi bien la constipation que la diarrhée. Noneho pomme yo nakarusho igenzura impatwe ikagenzura n'impiswi. Ubwo nuko ko ari ibintu bikomeye cyane. Ni nka tungurusumu. Tungurusumu iyo ufite hypotension irakongerera imbaraga. Waba ufite hypertension nabwo ikongera ikagabanya umuvuduko. Urumva ko haba hari ibintu byagiye biremwa Imana ikabiha undi. None pomme nuyirya ufite impatwe uzituma neza. Nuyirya ugwaye diarrhée uzituma neza. Yarangiza urumva ko ari tunda byiza cyangwa se urubuto rwiza. Mu mboga mu kurwanya constipation na hémorroïde ukeneye légumes mu mboga nezi ni artichaut, chou de Bruxelles, haricot vert, bete et oignon. Imboga zihura kunda guhangana n'impatwe ndetse na karizo ni imboga bita artichaut, zinakenerwa n'igihe umuntu agwaye umwijima. Ni imboga zitwa chou de Bruxelles, yarangiza na amashu mu bwoko bwera nk'igiti kirekire cyane bagasoromaho utuntu tumeze nk'utubuto mu mbavu za kuri buri shami kuri buri kibabi. Yarangiza umutonore n'imiteja byo bita haricot vert. Yarangiza nabyo birakenewe cyane. Imboga bita bete ndetse na onyo, ibyo byose ni imboga ziribwa umuntu agashobora guhangana n'impatwe ndetse na karizo. Wenda twihutira kuzagera aho turangiriza faire de l'exercice à l'air libre, uzajya ukora imyitozo hari umwuka mwiza. Gatanu, être régulier, consacrer un moment précis et régulier au mouvement intestinal. Ugerageza gukora imirimo ituma amara yawe ashobora gukora neza, que ce soit le soir ou le matin, kubikora mu gitondo nimugoroba, aller aux toilettes et rester jusqu'à obtenir la défécation. Mujye mugenda maze mwitume. Yarangiza bise birakwiriye ko wituma kumva kurangije. Fuir le stress et la préoccupation, ugabanya guhangayika ugabanya n'imirimo. Les fortes tensions et la préoccupation continuelle sont des obstacles à la motilité intestinale. Iyo umuntu ahora ahangayitse cyo mu bwenge bwahoramo intambara y'umuriro, iyo ahora ahugiranye mu mirimo itaruhuka, amaherezo byonyine ubwabyo gusa bifite icyo bitwara koroha kwamara. Vous devez donc les éviter. Abantu bahora bahangayitse, ava kwigisha akaba ari kubwiriza, yava kubwiriza akaba ari kwandika, yava kwandika akaba ari mu mashini, yava akaba agiye mu nama, bene abantu bakunda kwituma neza kuko banyunyuza muri bo bakikamura akirangiza. Ati ajouter des aliments laxatifs à son régime alimentaire, ongera ibyo kurya byoroshya mu nda bigatuma umuntu yituma neza mu mirire yawe. Certains aliments ont un pouvoir laxatif particulier sans effet néfaste. Hari ibiribwa bimwe na bimwe bifite icyo bimara mu koroshya amara kandi wabirya n'ibyo bitwara. Ibyo ni nka ibinyomoro n'amaronji. Icya munane, découvrir aux plantes laxatifs. Ni byiza gukurikirana ibyatsi byoroshya mu nda. Bavuga ngo il existe des excès de plantes intestinales aux fortes propriétés laxatives qui peuvent substituer aux médicaments. Ati hari ibyo kurya byavura ariko bifite imbaraga, ariko bavuga ngo ibi bavuze ngo ibyo ntabwo turi bubyitaho cyane ko bitaboneka henshi. Bavuga ngo faire des massages abdominaux. Ni byiza ko abantu bagerageza gukandakanda inda yabo, cyane cyane nk'urura runini ruhereye hejuru y'amayasha, ubwo rukazamuka rugana mu ibondo, rukazakatira mu mukondo, yarangiza rukongera rukinjira mu ibondo ry'ibumoso rugana mu rwitumiro. Urwo rurukanda rutuma rworoha. Ntabwo mvuze ngo urukande cyane, ahubwo nuvuga ngo ingingo ya 9, frottez ou faites-vous frotter doucement à ventre pendant 10 ou 15 minutes avec des huiles essentielles de romarin ou de luzerne en effectuant des mouvements circulaires dans le sens de l'aiguille d'une montre. Ati byaba byiza ko hari amavuta wasiga kunda, hari gukanda inda yawe buhoro buhoro cyane, hari kuyisiga horomare byo n'ubwabyo gusa. Ibyo ndagira nti ubwo tutagiye kure cyane ngira ati wabwirwa n'iki se ko ufite ikibazo cya hémorroïde? Vivre avec les hémorroïdes. Les gens affligés d'hémorroïdes vivent dans un contexte très incommode. Babayeho nabi. Bwa mbere icyambere kibaranga douleur dans les n'importe quelle position assise.
umuntu urwaye hemoroide yicaye yihengetse, yicaye yemye, aho yakwicara hose arababara. Douleur intense lors de la défécation de l'évacuation des fesses, biramugora cyane akaribwa yari kwituma. Gatatu, difficulté à prendre un bain ou à conduire, kwiyuhagira cyangwa kwicara mu mazi cyangwa gutwara imodoka biramugora. Perte de sa part difficile, iyo yitumye hariga yituma amaraso, produisa tache et douleur, bishobora gutera gusatagurika kandi ukaribwa. Gatanu, irritation et pruritus constant autour de l'anis, kumva buri gihe harimo imvururu cyangwa kumva usa naho uri kuryaryatwa mu rwitumiro. Acte sexuel incommode et douloureux pour la femme, by'umwihariko igitsina gore bagwaye hemoroide ntabwo bishimira imibonano niyo bayigize barababara. Rero kubw'ibyo ndagira ngo au cours de la maladie conduit à des situations graves, la chirurgie ethnique de cours pour les éliminer, kubagwa hari biba bikenewe cyane, mais si les causes persistent les hémorroïdes réapparaîtront. Ariko nibaramuka bakubaze ibigutera hemoroide ukabikomeza, byanze bikunze uzakomeza kurwara. Iyi ndwara bita masturbation ni indwara yica ubuto kandi ntizari ku bukuru. Ni indwara yica imitsi yumva, ni indwara inyaga umuntu zenke ya buri munsi, kuko zenke ya buri munsi aba ari 2%, yarangiza iyo iyijyanye urwara imitsi, ibyo urya ntabwo bikuyoboka, amaso apfa vuba, ubwenge burayoyoka, tuba ibimuga by'imigongo ku bitsina byombi. Ubwo ni ingorane ya mbere. Iyi ndwara yabambiye ingeso ni nk'izindi zose irangiriza, ndetse benshi basenyera bubatsi bamaze nk'ubushobozi bwa kigabo cyangwa bwa kigore, cyangwa ya ngeso yanze gushira n'ubundi umuntu akazumva adakeneye uwo yashatse, ahubwo agakomeza gukenera kwisambanya. Ntikinwaho rero, ariko dore bayivura barya. Umuti wa mbere uhembura bya bindi wajimije ni amapera. Igihe waba utayabonye aho ngaho uri, ariko hari imitobe yayo, ukoresha kunywa ibirahuri 3 by'umutobe wabyo, 3 mu cyumweru, ukabunyoye 9, ukazabikora ukwezi. Yaba ari amapera ubwayo ubonye, ugakoresha 3 ku munsi iminsi 7. Hirya yaho ukoresha n'inanasi n'urunyanya. Ibi bintu byitwa amapera 3, urunyanya rumwe, igice cya kimwe cya 4 cy'inanasi, yarangiza ugakurikizaho amashaza atekanywe n'ingano. Ibyo ni umuti wabyo. Hirya y'ibyo, kuko uravuga ngo hanyereye ntihuma, ikiza ni ugukunda kurara hamwe n'abandi, kuko iyi ndwara ikunda kwigotana abanebwe ku manywa birirwa baryamye, igakunda kongera gufata abantu baba bonyine ninjoro. Yarangiza niyo mpamvu ariho ikindi cya gatatu, hari imyemerere ipfuye ibwira abantu ko ari bwo buryo bwiza bwo kwirinda gusambana. Ubusambanye nabi kurutaho. Simvuze ngo ujye gusambana, ariko ibyo byo ni bibi, kuko uyibona buri gihe, yarangiza ukaba wifiteho umwanya uhagije, ukangirika, bikazaba ubumuga burambye. Uyu nawe yabajije ati mungira inama, ati nkora imibonano, ati nyuma y'umunsi umwe nkazana amashyira mu gitsina, ati nafashwa n'iki? Ni byiza igihe twivuza tujye tubanza twazirikana neza uko byagenze. Nta muntu wenda kantanga umuti gusa. Ni ibiyiko 3 by'inzuzi z'ibihaza, ukazirya mu gitondo utaranywa amazi, ukazanywa amazi nyuma y'amasaha 2 cyangwa 3, ukarya karote 2 ku manywa ugiye kurya zikabanza, ukarya uduheke 3 twa tungurusumu ugiye kurya nimugoroba tukabanza. Iyo ni iminsi 7 ubikora. Ufata romare cyangwa ibyatsi bya time, cyangwa igisura, cyangwa icyatsi bita imbatabata bita plante majere mu Gifaransa. Ibi byatsi uko ari 4, kimwe muri byo bishobora gutekwa cyangwa bigatekegwa hamwe uramutse bifite, ukabiteka muri litiro 4 z'amazi, ukayungurura. Aya mazi tari yaba yaze kandi adatwika, ukayicaramo, bivura infection urinaire. Uyu yarabajije ati mwaramutse neza, ati mutubarize muzehe umuti umuntu yakoresha igihe ari mu gikorwa cyo kubaka urugo, umugabo agatinda
kurangiza cyangwa se hakaba ubwo atanarangije mutubwira umuti. Ndagira nti ni ya zinc twavugaga ishobora kuba impamvu. Kabiri, prostate yabitera. Ntanga inama ngira nti ibiyiko 3 by'inzabibu n'ibiyiko 3 by'ubunyobwa bubisi budakaranze, ntabwo mvuze ifu yabwo, n'ibiyiko 3 by'ikigori cyokeje ukagihungura ugashyiraho urunyanya. Ibi biribwa buri munsi mu gitondo uherekeje igikombe cy'uburo, ukabikora iminsi 7. Uyu muntu imijago ye irongera, prostate ishobora kuyirema, yarangiza bigatuma agira. Ariko tutiyobagije ko abandi benshi nabo hari igihe bumva ko akazara ako ngako, yarangiza amaherezo imbaraga zigashira. Uyu nawe aravuze ati yitwa Fidel Nizeyimana ati mudufashe, ese umuntu ufite ikibazo cya hypertension umuntu yamufashisha iki? Hypertension ivurishwa pome, karoti na tungurusumu nimugoroba wenda kurya iminsi 7. Hypertension ku manywa ivurishwa onyo, indimu na concombre, ukabikatakata ukabivanga ugashyiraho erayo, ukabikora iminsi 7. Mu mirire yawe ugakunda kurya amashaza n'ibigori, yarangiza ukirinda ibinyarugimbu, ukagabanya umunyu. Uyu nawe ati ni Patrick Haruna Muzenzungu nadufashe, yavuze ku bizana ururenda. Mbese igikakarubamba cyo nta wagikoresha, nimba twagikoresha dute? Ntabwo bivuze ko ari ururenda nka rwa rundi uri kureba, cyane cyane mu nyoko nyirabura rubamba ikunda kutabagwa neza, bitewe nuko amara yacu asanzwe atagira akamenyero k'imbuto n'imboga. Amara yacu yahuye na rubamba tugira diare nyinshi. Niyo mpamvu umuntu abakeneye utuyiko 2 mu kirahuri cy'amazi, yarangiza ukatunywa 3 mu cyumweru, munda yawe haroha. Birafasha, ariko rubamba bitewe nuko hariho imyaka yemererwa n'abitemererwa n'igihe runaka yemewe, bituma rimwe tutayishyira ku isoko ry'ibifasha munda cyane ngo ejo abantu batazabikoresha ikigaringaho. Mbese ni igira ibyo bita prescription et précaution, barayiguha ariko bakaguha n'amategeko. Uyu nawe ati muraho, mwadufasha ku mwana w'amezi 9 ukunda gushyuha umutwe wose no kugira ibyuya byinshi igihe cyose, haba ku manywa na nijoro kuva yavuka, no gusinzira kwe kuba guke. Uyu mwana ashobora kuba yaba yarahuye n'ingorane ebyiri. Yaba yarasamwe mu gihe nyina nta mahoro yari afite, cyangwa nyina yarahuzwe, yarangiza amaraso ajyana n'igikuriro akaba make, akagira fere nkeya, amaraso yagahora ameze nk'utuzi kuko plaquette ze aba ari nkeya, yarangiza akunda kugira ibyuya. Noneho kubw'ibyo bwa fere nkeya gatuma adakurura calcium ihagije, ntakunde kugira ibitotsi. Yarangiza abakeneye iki? Bitari wowe amezi 9 gusa, ahubwo umwana ku mezi 3 n'igice bakwiriye kumufatira indimu bakayikamura n'ironji, barangiza bagafata ikiko kimwe bakavanga na erayo, bakamuha 2 mu cyumweru kugeza ubwo azagira ku mezi 6. Yarangiza bigatuma cyanze bikunza abasirikare be bamera neza. Ku mezi 9 rero uyakeneye potage y'imboga zose z'icyatsi kibisi gitsibase, ubwo yaba afite ikirayi, yaba afite epinari, yaba afite urunyogwe, yaba afite karoti, yarangiza kabisya, yarangiza akakantu gatuma umwana amaraso ye agira ireme kandi agasinzira neza.